Mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime, ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Abafilipi igice cya 4 kuva ku murongo wa 4 kugera ku wa 6. Umwami wacu aratubwira ngo ntitukiganyire, ngo ibyo dushaka bimenywe n'Imana, twinginge kandi dushime. Ati nongeye kubivuga nti mwishime, mu bibi mu byiza mwishime kandi mwishimira umwami wacu iminsi yose. Birashoboka ko hari ibyo urimo gucamo bitakoroheye. Birashoboka ko umutima wawe wuzuye agahinda, wuzuye amaganya. Birashoboka ko uri mu ntambara, ibyago n'amakuba ndetse n'ibindi bibazo by'isi. Ariko umwami wacu aratubwira ngo dushime mu bibi no mu byiza, dushime kandi dushimira umwami wacu iminsi yose, kuko ibyo byose bituruka kuri Satani. Ako gahinda ko mu mutima, uko kwiganyira, ayo maganya, ibyo byose bituruka kuri Satani, kuko abashaka kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Rero mwene data urimo uraca muri ibyo ngibyo, ndagira ngo nkubwire ngo komera, gutabarwa kwarabonetse. Mu bitugerageza, mu bidutera ujya kure y'Uwiteka, ijambo ry'Imana rirambwira ngo mubategereza Yhwh ntawe uzakorwa n'isoni. Iyo mibabaro yose y'umutima, ako gahinda kose k'umutima, Yhwh ayoroshye agukure muri ayo makuba no muri ibyo byago, hanyuma arebe umubabaro wawe n'imiruho yawe, arinde umutima wawe maze agukomereze muri ibyo bibazo byose, kandi agucira inzira yo kubisohokamo ukomeye kandi wizeye. Yhwh akumvire ku munsi w'amakuba no ku munsi w'ibyago, hanyuma izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora. Ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Abakorino igice cya 10 umurongo wa 13. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nta kigeragezo kitari urusange mu bantu, kandi Imana ntizabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora. Imana iba izi igipimo cy'imbaraga z'umuntu uko zingana, ngo ariko hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Rero mwene data, ku mukiranutsi Imana itanga imbaraga kugira ngo tubinyuremo dukomejwe n'imbaraga n'ubuntu bw'Imana. Ndabaha urugero rwa Yobu. Yobu Imana yahamije ko ntawe uhwanye nawe mu isi, kari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Ariko Satani yaramusabye, ibigeragezo biramuzira, ibyago, amakuba, ibintu byose bimushiraho. Ariko muri ibyo byose yakomeje kwinginga Imana, akomeza gukomera. Rero bene data, Yobu niwe cyitegererezo cyiza cyo kugeragezwa. Nawe rero mu byo waba urimo gucamo byose, ibyo waba urimo kunyuramo byose, saba Imana iguhe imbaraga zo kubikomereramo kandi no kubicamo ukomeye. Hanyuma Yhwh ashobora byose, azaguha imbaraga ubinyuremo wizeye, ukomeye, ubisohokemo, kandi nta kibasha kurogoya imigambi ye. Yhwh niwe gisubizo. Uwiteka, uzageza he kunyibagirwa iteka ryose? Uzageza he kunyima amaso? Nzageza he kwigira inama mfite agahinda mu mutima wanjye uko bukeye? Umwanzi wanjye azageza he gushyirwa hejuru yanjye? Yhwh Mana yanjye, bireba unsubize, hwejesha amaso yanjye kugira ngo ne gusinzira ibitotsi by'urupfu. Zaburi igice cya 13 umurongo wa 2. Muhabwe umugisha. Haleluya. Muhimbaze Yhwh.